ubu mba narakamaze kera nanjye ariko mubomerekeza rero ugenda umusaza siyageze turi twigumiye hano waya dutahe nyine turataha umperekeza tugende tugirane umunsi ko numva nashaka gutandukana si dutandukane nyine tugirana n'ubwo mpaka tugende tugerane mu rugo iwacu nurangiza wongera ugaruke ugiye hariya waparitse. Yo urabizi noneho ese ko tubona Aline none imipango ze zose ziri kugenda zigwamo inshishi ko tubona buri gikorwa cyose ari gupangira kuba yakorera Shima byose biri kugenda bifaringa gake gake uratekereza ko biraza kuba byamukundira kubasha ko yashirinda kuri Shema kandi twa tuzi neza ko adatwite none twa turikona ko mama Shema nakomeje kwa yamushira igitutu kuba yaje kwa muganga kujya kwipimisha uratekereza araza kuba yakora iki ese ko tubona noneho Ravi ndetse na Shema bamaze kwiyunga ko tubona urukundo rwabo rwongeye kuba rwasubira nka mbere uratekereza ruzaramba ese ko tuzi imipango noneho bamufite ganza ndetse Aline bamufite katwo tuzi ko ari imipango mibi cyane zatuma atandukana na Ravi burundu uratekereza biraza ko byamuhira guys wowe kurikirana filime yacu Intimba ya Ravi umunsi ku munsi nawe wifuza ko wagira kuri filime yacu Intimba ya Ravi ukaba wisanze hano kuri channel turagusaba kugira ngo wadutere inkunga ko bakanda kuri button subscribe maze yanagana gusa filime yacu Intimba ya Ravi turagusaba kugira ngo watange ibitekerezo watubwira nawe ukuntu buri kwimba kuri filime yacu Intimba ya Ravi murabizi ko tubakunda murabizi ko tubaha ibintu bimeze neza kandi namwe cyo tubasaba no kuba mwadukurikirana umunsi ku munsi cyangwa se ukaba wanasharinga kuri bugenzi wawe nako bashisha kuba yabona ubutumwa bwiza mu filime yacu Intimba ya Ravi murabizi ko ngo tuvugana Ganza ndetse na Aline bamaze kuba bapanga umupango wa nyawo kuba bashakisha uburyo bwari bwo bwose Aline yaryamana na Shema ariko turabizi ko Shema muri ibi bintu byo kuba bampangira turabizi ko wowe akomeza kuba yabyitwaramo neza atifuza n'ikintu na kimwe cyatuma ahura na Aline kubera ko azi neza ko nubwo Aline abeshya katwite nubwo yaba kwite byanyabyo ariko arabizi kinda azabariye ese Aline noneho umunsi yafashwe umunsi amaze kuba yamenywa umunsi ukuri gose kwamaze kuba kwagaragara kwagira hanze ko adatwite utekiza kazahongera hehe Aline akomeje kuba yishira mu byago bikomeye cyane kandi turabizi neza ko akomeje kuba yishira ku karubanda igihe cyose bizagaragara kadatwite turabizi ko azaba rutanze ese wamugiriye inama niba ukurikirana filime yacu Intimba ya Ravi utekereza ko Aline ibi bintu bitazamuviramo ibibazo bikomeye cyane ku rwego rwo hejuru kuba yumva kuba yabeshera Shema ko yamutenda kugira ngo amwigarurire amugirwe kandi twaba tuzi ko Shema atigeze amutera inda ese utekereza ko ibintu bitazamugiraho ikibazo gikomeye cyane ahubwo ese ubona avugisha ukuri atari bwo yabakoze ikintu kizima ubona avugishe ukuri atari bwo yakoze igikorwa cy'ubutwari guys ariko turabizi ko byanga bizakunda Aline ntiyavugisha ukuri ikintu cya mbere yifuza no kuba yafata Aline kuba yafata Shema akamugira uwe burundu kandi turabizi kuba yafata umuntu witwa Shema akamugira uwe burundu turabizi ko atari ikintu kirapfa kuba samworohera ese utekereza ko biraza ko byagerutse ese wowe muri aka kanya Shema situation akomeje kuba yajya mutekereza ko azayivamo ute ese wamugiriye inama Shema turabizi ko byanga byakunda igihe cyose Ravi azamenya ko hari undi mukobwa uri kuba wamushinja ko yamuteye inda turabizi ko bizahita batandukana uko bizagenda koze turabizi ko igihango bari bafitanye turabizi ko bizahita birangirira hano ese utekereza ko bizamworohera ese urabona arakora iki Shema kugira ngo no bihuha bitazigira bigera kuri Ravi uratekereza araza kuba yakora iki turabizi ko byanga byakunda bizamugeraho ingaruka ikomeye cyane kandi turabizi ko bizatuma we na Ravi batandukana burundu mu gihe cyose ukuri kutaragera hanze ese wamugire inama yo kuba yabwiza Ravi ukuri akamubwira ko bakomeje kuba bamushinja ibinyoma ko yamutera kugira ngo abe yamwigarurira cyangwa se yabireka ukuri kukazigerera hanze
ariko turabizi ko byanga byakunda mu gihe cyose atarabimubwira Ravi akazabyimenyera bikuye ku ruhande. Turabizi ko bizagira ingaruka ikomeye cyane ku rwego rwo hejuru. Turabizi ko bizatuma urukundo rwabo barimo rujya hasi cyane, kandi turabizi ko urukundo rwabo barimo mu gihe cyose Shema ataravugisha ukuri, turabizi ko urukundo rwabo barimo rutazigera rukomera. Ese wamugire inama muri aka kanya? Guys, wowe ukurikirana filime yacu Intimba ya Ravi umunsi ku munsi, nawe wifuza kuba wagira kuri filime yacu Intimba ya Ravi umunsi ku munsi, ukaba wageze hano kuri Bitangiye, turagusaba kugira ngo dutore inkunga ko bakanda kuri buto subscribe cyane ibiganiro byose ya filime yacu Intimba ya Ravi. Kandi turagusaba kugira ngo batanga ibitekerezo batubwira no kuri bukimva kuri filime yacu Intimba ya Ravi. Murabizi ko tubakunda, murabizi ko muri abantu b'intwari, murabizi ko ibikorwa byose tukoze umunsi ku munsi mwe tumukora. Rero bageze hano kuri Bitangiye, ntugere utabanje wanashira kuko bagenzi bawe nabo bashe kubona ubutumwa bwiza tuba twabateguriye kuri filime yacu Intimba ya Ravi. Rero ngiye mvuga hano kuri mikoro ngiye bageza gozo no benefits so umunsi ku munsi nirwa nsenga Bitangiye. Ciao kandi abakunda cyane muri abantu bagaciro hano kuri channel. Murakoze.